tubahaye ikaze ku nkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi. Muri yacu tuyitangiye tubona umukobwa wasaga nabi ubona yuko ari umukobwa usabiriza ku muhanda, n'undi muhungu w'umusore wari warangaye azirukana afite indabo, amugese impande amusitaraho amukubita urutugu. Wa mukobwa ibiceri ibyo yari afite mu ntoki bihita bitakara, gusa none ahita amukura n'umujinya mwinshi. Wa muhungu nawe ahita amukubita indabo. Akimara kumukubita indabo ahita amubwira ati umusore rwose mbabarira, gusa amukubita amubwira ati ufite ikihe kibazo, kuki nkubise rwose iyo buke y'indabo ufite. Nuko ahita amubwira ati umbabarira rwose nanjye birantunguye n'impanuka imbayeho, ati mbabarira rwose, ati uri kumbwira ngo nkubabarire si iki n'amafaranga yanjye yose, mpereza amafaranga yanjye. Ati se amafaranga y'iki? Ati reba rwose ngiye gusonza kandi amafaranga yanjye yose rwose utumye atakara. Ati ari hehe se urabona atagiye yose? Ati nubona se ngiye kuburara cyangwa se ngiye kubwirirwa? Ati rwose mbabarira hari ikintu mfite cyo twongeye gukora, atari ko rwose ndaza kubikurikirana ngaruke rwose amafaranga yawe ndaza kuyagusubiza ntugire ikibazo, turaza kubikemura. Ahita amusunika wa mukobwa ati genda ukore ibyo ushaka gukora se cyangwa wumveho. Muri ako kanya ahita atwereka ageze imbere y'umukobwa witwa Kirisora, ati rwose ahita anapfukama atera ivi. Wa mukobwa ubona ko atunguwe cyane, ati se ni ibiki biri kujya mbere hano? Wa mukobwa rero Kirisora aramureba ubona rwose yamumesiye cyangwa se yamwirengagije. Nuko wa muhungu ahita amubwira ati se twabana twashyingiranywe? Ati oya rwose, ati ntabwo byashoboka. Se uri kunyinisha se? Ati oya rwose ntibyashoboka. Mbite wambwira ngo oya? Ati urabizi rwose twaganira yuko dushobora gutangira umuryango ndetse n'ibintu byinshi cyane twagiye tuganira. Ati yego rwose twarabiganira, ariko ntabwo nshobora kubona n'umuhungu rwose atari boss mu kazi. Ati mbabarire cyane. Nuko wa mukobwa Kirisora ahita amuta ku muhanda arigendera. Wa muhungu ahita ahaguruka n'agahinda kenshi n'indabo azijugunya hasi. Ahindukira areba wa mukobwa ahita amuhereza yampita amubwira ati yibikira rwose, gusa yari afite agahinda ubona yuko yenda kurira ahita yigendera. Gusa wa mukobwa asigaye areba nawe ubona yuko byamuteye agahinda, arazireba za ndabo arazitoragura n'agahinda kenshi. Nawe ahita areba umuhungu yagiye, akubita indabo hasi ahita amwirukana amushyira yampita. Gusa akigera aho ngaho asanga rwose wa muhungu witwa Isaias yamaze kwinjira, kuko ku gipangu yinjiragamo hari abarinzi benshi. Bahita bamutera bamubwira ati urajya he? Ati njye nari muzaniye impeta ye. Ati reba ukuntu usa n'ukuntu umeze ngo umuzaniye impeta. Ati rwose fata iyi mpeta uze kuyimuhereza. Ati ntabwo nshaka gukora mu ntoki z'umukobwa usa nawe nkawe. Nuko muri ako kanya wa muhungu wa Isaias ahita avamo asohoka muri rwa rupangu. Ahita amubwira ati iyi mpeta rwose ni iyawe. Ati njye sinkikeneye habe none. Ati ntabwo ukiyikeneye? Ati n'umukobwa ukunda rero ntabwo akiyikeneye. Asa nk'aho amucyuriye. Arangiza ahita amubwira ati navuze ngo nimba umukobwa mukunda na se watayikeneye ubwo biragenda bite? Ati mu by'ukuri ntabwo nyikeneye. Nuko wa mukobwa ahita amubwira ati kuki ucika intege rwose ku mukobwa mukundana gutyo? Nuko wa muhungu Isaias atamubwira ati ntabwo uzi ukuntu rwose bibaza kuba umuntu yagutesha agaciro kuri akubitira indobo rwose ku muhanda nka kuriya. Ngo nta gitekerezo mbifiteho, nyizera rwose. Ati ngiye mpura n'abantu benshi ndi gusabiriza hariya, abantu benshi rwose baca amazi buri munsi, ati ariko mbasha kubyihanganira. Ati rwose humura ndabizi nzi ukuntu biryana. Ati rwose mbabarire sinshaka kuvuga ibyo ngibyo. Ati ntabwo nashakaga gucuruza cyangwa se kugurisha inzu yanjye kugira ngo mbashe kwita kuri mama wanjye wari urwaye. Ati ariko byaje kurangira nyigurishije, kandi rwose mbikorera kugira ngo ndebe ko umuntu nkunda nibura yabasha gukira. Ati none ntunashaka no gushyiramo ingufu ku muntu ukunda koko? Ati wa musore wabaye iki? Nuko wa mukobwa ahita nashaka kwigendera. Isaias ahita amufata amubwira ati uretse kugenda, ati reka tukaza kujya gusangira ibyo kurya. Numvaga hari ikintu kiri kuba hagati yanjye nawe, numvaga dufite ukuntu turi kugenda dukururana. Nuko bongera kutwereka rero bagiye gushaka icyo kurya bahageze. Ati se urahitamo iki? Urahitamo agakawa cyangwa urabanza deseri? Nuko wa mukobwa ahita amubwira ati maze rwose iminsi ibiri yose ntarya. Ati icyo nafata cyose rwose cyandyohera cyane pe. Nuko Isaias ahita amubwira ati yego nta kibazo.
akomeza amureba, wabonaga ko ari agakobwa gashimishije gasa nabi ariko kisanzuye kaganira, ubona gafite umutima mwiza. Ati rwose ibi biryo biraryoshye, ati nari nkumbuye kurya rwose, ati yego, ati hari akantu ariko kari ku mwuga kwawe, nuko Aziyasi atangira kukamukuriraho, ubona ko nawe afite ukuntu yatangiye kumukunda. Ati se hari ikintu ushaka? Nuko bakomeza baganira, ati rwose nshobora kugufasha kuba wabona indi myenda yo kwambara rwose noneho ugasa neza. Arangije Aziyasi ahita avuga ati mu mutima we, ati rwose nananiwe kumukuraho amaso. Ati se ufite ikihe kibazo, hari ikintu kibimvuze? Ati oya rwose nta kintu kibimvuze. Ati Aziyasi rwose urabizi uri umwana mwiza witonda, uri umuntu mwiza rwose nabona uko nkuvuga. Ati mu by'ukuri rero nishimiye ibyo wankoreye, ati humura rwose nta birenze ntacyo bitwaye. Nuko Aziyasi ashaka kubukoraho, gusa arebye hirya ahita abona wa mufiyanse we rwose wari umuteye indobo ari kumwe na bosi wiwe bari gusohoka mu modoka. Ati rwose nanabaye impamvu bakoresha akazi kenshi nari ikigugi ntigeze mbibona rwose ko bari kunkina. Ati humura rwose uri umuntu w'igitangaza kandi uritonda. Ati se yigeze anabibona cyangwa nabitekereza ahubwo? Ati numvaga umutima wanjye warakomeretse. Ati nagerageje kwikomeza ariko numvaga nkeneye inshuti mu buzima bwanjye basi. Nuko se ndi kwamukuru atumubwira ati urabizi se, ati iki ni igihe cyo kwerekana yuko cyangwa se cyo kwereka umugirlfriend wawe yuko yabuze umuntu w'agaciro mu buzima bwe. Nuko Aziyasi nawe aratungurwa, ati rero, ati njyewe rwose nkeneye ikanzu nziza, nkakenera no koga ndetse tugafata reservation mu karesitora ubundi ukareba. Nuko bakiri aho ngaho ahita atera ko kunywa kari aho ngaho akamuhereza. Ati soma nawe rwose, wabonaga ko ari umukobwa rwose ufite umutima kandi utuje, ariko wabonaga ko Aziyasi rwose ari kumukunda ari kumwishimira. Nawe kandi bahita batwereka wa mukobwa yamaze koga yateye n'agakanzu rwose asa neza. Mana yanjye, Aziyasi amubonye aratungurwa, ati se ko kiri kundeba nka gutya kuko wagiye ikibazo? Ati umbabarire rwose, ati ntabwo nshobora kwizera yuko ari umukobwa twari turi kumwe mu gitondo, ntabwo bishoboka rwose. Ati se urabona nteye ubwoba cyangwa se nteye isoni? Ati oya rwose, ati rwose biratandukanye, uragaragara neza kandi na mwiza. Hakomeza mureba, akomana wabonaga rwose Aziyasi yatangiye kugwa mu rukundo n'uyu mukobwa. Ati umutima wanjye niba uri gutera, ati ntabwo byarigeze binabaho rwose na mbere nk'uko. Ati bariro rwose, ati rero tambuka. Nuko aratambuka, gusa ahantu bari niho wa mukobwa yari ari ndetse na bosi. Gusa ubona byamucanga Aziyasi nawe ahita atambuka, wa mugirlfriend ahita amubona kumwe na wa mukobwa. Ati girlfriend yawe rwose ari kutureba. Ati Aziyasi bahita babegera rwose babasanga baseka. Ati Kirisoro Joaquin, ati twishimiye kongera kubabona. Nuko bahita bafata uturahure twari turi imbere yabo, bahita badufata ati tugiye kwibyinira. Nuko bahita batambika bigera hirya gatoya bajya kuba bibyinira. Gusa nabonaga ko bano babiri nabo baguye mu kantu byabacanze, bahana ciyazi batangira kwisomera kuko kunywa, bararebana rwose ubona ko bishimiranye, hagati yabo ikintu cy'urukundo kirimo kiraza. Se tubyinire. Nuko bashyize ko mbasi rero bahita batangira kubyina, ubona yuko bishimye cyane kandi banezerewe. Ati rwose aho kumva narakaye ko girlfriend wanjye yari yansize, twese twitangira kwibyinira, turaseka, twinywera za cocktail ye. Gusa hari ugukurana kudasanzwe hagati yanjye nawe, bidasabye no kuvuga amagambo menshi, gusa numvaga ntamukuraho amaso. Nuko bakomeza bibyinira, ubona baseka bishimye, akaririmbo keza cyane kari karimo. Mana yanjye, wabonaga rwose ibintu bahuje, urukundo yari akeneye mu Aziyasi yari arubonye aho ngaho, akamusoma ku kiganza amuhindukiza aramuhobera, bakomeza bibyinira rwose. Urukundo sinakubwira rwari rurimo rwose bacaracara aho ngaho. Muri ako kanya rero bakomeza babyina,
abandi bakomeza bitegereza ubona nabo baguye mu kantu byabacanze bavuga ati se bano bantu bari gukundana cyangwa se bari mu biki. So wa muhungu ahita amubwira Izias ati Mariane ati se wabigenje gute koko, ese urasobanura kuvuga iki, ati se kubera ko ubona nambaye nkaba nagisa nabi, ati ntabwo rero ubizi buriya, ati nagiye nitabira amarushanwa y'ubwiza menshi cyane kandi natsinze abiri rwose nikurikiranye. Ati ntabwo ari ibyo nashaka kuvuga. Uwo ni Izias amubwiraga ati se noneho ni icyo ashaka kuvuga, ati se ndashaka kukubwira ati ibi bintu ni gute wabinkoreye, ntabwo ndi kubasha kubisobanukirwa. Ko Mariane ahita amubwira ati se ni iki uri kuvuga Izias, ni iki ushaka kuvuga? Ati rwose muri ako kanya ndi kuvuga ati niyumvaga rwose ex wanjye ntakimitekerezaho, ati icyo nari ndi kureba gusa ni uko nari ndi kuhabura umukobwa amaso yumva namukunze cyane, bararebana ubona rwose barebana icyoroshye. Ati rwose Mariane ntabwo nzi uburyo nshobora gusobanura bino. Bakiri hagati aho ngaho Crisol ahita aza abajya hagati ahita ababwira ati mukazi yose ahita abwira Crisol ati rwose ndavuga ndi bize ndahuze ntubibona rwose. Nuko Crisol ahita amubwira ati reka kwigira gutyo rega, ati urabizi ko rwose turi gutegura ubukwe nawe rero, ati gabanya buno bugoryi bino bintu ntabwo bisobanutse. Nuko Izias amubwira ati I'm sorry rwose duha umunota, gusa muri ako kanya ahita atambika agiye kubareba. Wa mugabo ahita bakurikira undi boss wabo ahita aza ati ese mbwira nakugura angahe, ati mbabarira rwose, ati se urabizi ko ntakuzi cyangwa nakumenya se wa mukobwa usabiriza hariya ku muhanda mu mujyi, ati ndatekereza ko ushobora kuba wagitiranyije n'undi muntu rwose. Gusa bahita batwereka yibuka nyine ku muhanda amusaba amafaranga rwose ubona yuko yamumefuye cyane yamwanze. Ati nshinguka uri kumbaza iki, ati wambaye rwose ukama n'igiceri, ati gusa ukuntu nkubona uramutse wambaye neza ukanoga uri umukobwa mwiza. Atangira gushaka kumukorakora gusa aramubwira ati mva ko ibyo ngibyo rwose ntabwo bishoboka. Nuko akora mu mufuka akuramo agaceri arakamunagira hasi ubona ko yamusuzuguye cyane, ahita yijugunya ahita agenda. Turi aho ngaho Crisol ndetse na Izias bahita bahagera. Nuko ahita amubwira ati Izias si uwo mukobwa urabona se uwo mukobwa ari icyo ari cyo rwose ko ari nta muntu umurimo. Ati okay, gusa mubasa atamubwira ati wimfataho. Ahita abwira rero Izias ati ndakwirukanye nkukuye ku kazi, ati uri musabirizi rwose ntabwo byumvikana. Nuko amubose ahita yikubita ahita agenda. Crisol ahita amukurikira ahita asigarana na wa mukobwa Mariane, ahita amufata amubwira ati oya humura rwose, ati Mariane icyo Joachim avuze ntabwo ari ukuri rwose ayo numva. Ati muri ibyo byose nta kintu kimwe ari cyo, ati uri umukobwa mwiza n'umukobwa mwiza twigeze duhura mu buzima bwanjye. Ati Izias rwose, ati reba ntabwo mbizi rwose, ati ntabwo nzi uburyo wabikoze, gusa icyo nakubwira ni uko njye ukumva nagukunze. Nikomera mu maso baraseka baramwenyura. Ati se Izias, ati rwose ndi umukobwa wo ku muhanda usabiriza amafaranga. Ati ujya rwose pe Mariane, ati uri umukobwa mwiza rwose, inshuti ukwiye kuba ari mu muryango ufite urugo. Mukaramureba nawe ufite urukundo rwinshi. Ati se nabarega n'umuhungu mukundana, ati yego rwose nta kibazo. Nuko bahita basomana muri ako kanya ubona ko urukundo rwose rwaje ko bari guhuza. Ati nuko niko nahuye rwose n'umukobwa dukundana cyangwa se n'umugore wanjye w'ahazaza. Ati ikintu naje kumenya ni uko buri muntu wese uraba mu buzima aba akwiriye urukundo pe. Ati urukundo kandi ruza mu buryo budateguwe, gusa icy'ingenzi ni uko uba ugomba kururwanirira.